Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mukomeye mushima ndagasani abatameze neza mwihangane. Iyo si tubamo ihora ituzunguza kabisa ikatujyana hirya no hino. Ariko uburyo bwose gumerewemo ihangane usenge nyagasani niba atari bwiza. Nimba ari nabwiza kandi usenge kugira ngo bugumemo kandi unasenga usaba imbaraga nima ntazugira kugira ngo uburyo urimo bwiza wafashizemo abandi bantu. Burya ngo umukire udagira undi muntu yakijije burya ntago ngaho uri umukire abakiri muri ryatungo nk'irindi tungo. Umukire utagira abandi bantu yakijije, Umukire utarakiza abandi bantu ako ni ukuri ariko burya ngo ntago ari umukire. Oya ibyo ni ukuri nanjye ndabyemera 100%. Niba uri umukire tugaragariza uwo wakijije. Ugiye nta wundi muntu hari gukesha ubukire burya nta wundi muntu ugukesha ubuzima. Ariko uzi ko tureka no kuvuga abakire bo ku rwego rwo hejuru. Buri uzabeho hari undi muntu uvuga ati sha Baraka burya yajyaga ngurira amazi. Sha Albert buriya hari ukuntu yafashije muri ikintu iki n'iki. Ubwo nibwo bukire bwa mbere cyane. Ubwo nibwo bukire bwa mbere. Kuba aho abandi bantu bagukesha ubuzima. Bagukesha ubuzima. Narebye ikiganiro cy'umuntu Nyakanada niba yitwa nera namwibagiwe. Ariko yari umukire aza kugira ibibazo by'ubukungu nyine amafaranga yaragabanuka kugira ngo yongera byutse umutwe cyase yongera akore ku mafaranga byaturutse ku muntu yari yarafashije yego witeje imbere aravuga ati ntago wamera nabi meze gutya hari yarongera nawe aramushorera ntago bivuze ko abantu bose bagiriye neza bashobora kukwiturira neza ariko nibure hari abantu babayeho babigukesha twari umuntu ugeze ku ako kantu. Oya umuntu wagiriye neza we ntuzategereze ko azakugirira neza. Ntibibaho. Buriya n'abantu babyibuka ni bake cyane. Kugira ngo nzibuke ngo wangiriye neza. Nzibuke ngo waramfashije. Nzibuke ngo hari igihe nari ndiho mu buzima bubi ubigiramo uruhare kugira ngo mbuvemo. Erega buriya kugira uruhare mu buzima bwa runaka ntago bisaba yuko hariho n'ibintu bidasaba yuko umuha amafaranga. Uzi kubona umuntu wihebye uri mu gahinda gakabije ukamufasha kuzanzamuka akava aho hantu. Buriya hari abantu batajya babizirikana kandi nabyo ni by'agaciro. Ni by'agaciro cyane rwose. Niko gahunda zimeze kandi urebye abantu kugira ngo isi tuyibemo neza kuko ibitunaniza isi yo irabyifitiye. Yego. Nuko twagakwiye kubana hafi. Tubane neza mu mahoro iby'imibabaro n'ibiki byose isira bikuzanira ikabiguturaho utabizi cyane. Ugarutse ku kintu cy'agahinda gakabije rero urubyiruko rw'ino minsi agahinda gakabije ruvugwamo cyangwa se ruvugwaho kavahe. Umuntu ntatunze umuryango, umuntu nta nshingano afite ariko afite agahinda gakabije nkawe nk'umubyeyi. Uzi ko urubyiruko rubanye n'agahinda gakabije ku rwego rwo hejuru. Iki kintu nanjye narakibonye. Ariko impamvu urubyiruko rubanye n'agahinda gakabije ni ubukene. Noneho uru rubyiruko wibuke ko ari bo bantu bari kuri social media. Yarangiza akifuza kubaho nka bariya abantu abona kuri social media. Aba bantu abona kuri social media ashaka kubaho nkabo. Akabona nta buryo ari bukoresha bwo kugira ngo abagereho. Yego. Bikarangira ibyo bintu bimuteye umubabaro n'agahinda bikaba ngombwa ko yishora no mu bintu bitari ngombwa. Nuko nguko bimeze. Ubukene buri mu bintu biri gutuma urubyiruko rugira agahinda gakabije. Ubukene bw'inkomoko cyangwa bwabo. Ubukene bw'urubyiruko bwabo. Gusa ababyeyi mutazigamiye uko bikwiye. Ariko nshinzwe kukuzigamira. Ntabwo umubyeyi ashinzwe kuzigamira umwana. Uramurera umwana ukamuha uburere ukamuha amashuri ukamuha buri kimwe cyose. Hanyuma nawe yarangiza akishakishiriza. Ntubizi se ko ku mugabane w'Uburayi umwana ageze imyaka 18 baranamubwira bati va mu rugo ugende. Akajya gutangira guhiga ubuzima. Akamenya kwirwariza, akamenya kwiyicurira inzu, akamenya kwiyicurira amazi, akamenya kwiyicurira umuriro. Ariko wahura umusore w'imyaka 27 uracyataha kwa nyoko ngo ibiryo mwabisize n'ibiki ubundi. Muhungu w'imyaka 20 abatitaha kwa mama we. Reka. Buriya none bishobora rwose wa mubyeyi wunkurikiye. Umuhungu wawe natangira kugira imyaka 20 ujye utangira unamwigisha uburyo agomba kwihigira ubuzima.
kuko umwana wabaye mu rugo akahamara igihe kinini cyane kugira ngo azatunge urugo biranamunanira. Ariko ni ku bahungu. Ku bahungu. Umukobwa w'ubundi kubera ko umukobwa ni nyamwari. Umukobwa ahora mu gikari. Umukobwa ubundi agomba kuba ku babyeyi be, agomba kuba kwa mama we. Akazahava bahamukuye bamujyana mu rwe. Ariko umuhungu wagumye kwa mama we uba ari ikigwari. Kada? Atese. Umuhungu uhora ubwira mama ngo ngaburira. Cyangwa mama agahora avuga umwana mwamusigiye ibiryo ubundi buzaba umugabo ryari. Kuko ureka mwereka Rube uyu munsi ufite mama wawe ariko akomeje avuga ngo umwana mwamusigiye ibiryo ubundi Rube mbabarira umbwiza ukuri weho uba wumva wazaba umugabo ryari. Wazaba umugabo uvuye iwanyu cyangwa mama wawe niba yahishije imyumbati ukaba uwa mbere mu kuyirya ntuzi aho yayikuye ntuzi uko byagenze ugatangira kuvuga utese ubu ngubu nzarya umugati bigenze bite. Wenda uranakora n'umuhungu ukorera amafaranga agitaha kwa mama we aba ari gukora amakosa kuko ya mafaranga ntiyamenya kuyajera. Ntago yamenya kuyajera rwose. Uyu muhungu ikintu kiri bumubeho ni kimwe nuko aya mafaranga arayafata natayajyana mu nzoga arayahanyina haye. Oya hariho n'igihe tayamuha niyamuhaye ntago amuha yose ahubwo aya mafaranga yakoreye arayafata ayajyane mu kabari, arayafata ayajyane mu bakobwa kubera ko agomba kwishima yishimishe. Mama we byanze bikunze aroburije gukomeza kumugaburira. Ikintu mama wawe azagukorera ni kimwe, azakubwira ati se mwana wanjye nta mafaranga wampa ngo tugure umunyu. Amafaranga umusore akorera aba kwa mama we ntago yafata yose ngo ayahereze mama we. Uyu musore abasha kubikora yazabasha gutunga urugo kuko yazamenya ko ahembwa agahereza umugore. Ariko umusore wo kwa mama we apfusha ubusa. Nta nshingano na nkeya aba afite. Uyu musore ntamenye igihe amazi yishyurirwa, ntamenye igihe umuriro wishyurirwa. Uyu musore ntashobora kumenya ngo mu rugo hakenewe ibi, turarya umuceri duhindure turya ibirayi duhindure turya kawunga duhindure turya gatoki. Uyu musore ntiyabimenya kuko hari umuntu ubishinzwe ari we wamubyaye. Kandi wibuka ko ababyeyi baratetesha, azavuga ati mwana wanjye sinshaka kukuvuna uzagura agashati. Uko akubwiye ngo uzagura agashati wowe uzi ko amashati afite aguhagije ayo mafaranga urayashora mu bindi. Hariho igihe uyu mubyeyi noneho iyo atari na wa muntu tuvuge wanyuze nko mu ishuri ntago yamenye kukubwira ati mwana wanjye jya urundi uzagura akabanza ugura akamodoka ajya kwigira perimi n'ibiki byose. Uyu mubyeyi ntago yabikubwira kubera iki ntago abizi, ntazi aho bipfira ntazi naho bikirira. Ntacyo azi kijya mbere, ntago abizi rwose. Ikibazo gikomeye rero usanga bavuga ngo umwana w'imyaka 20 hagize agahinda gakabije, yagize depression, yahuje ibiyobyabwenge, ukibaza inkomoko yabyo bikakuyobera. Ikintu kinini aho ngaho igituma uyu mwana w'imyaka 20 agira depression nanone. Reka twinjire muri aba bana bo mu gisirimu. Ahita areba ubukungu bwasa agahita yumva bugomba kububwe. Agatangira kwibaza ati nk'aya mafaranga papa tunze ndayakoraho nte kugira ngo nsohokane n'abandi bajya mu Gisenyi. Kandi papa ni nyamusaba ntari buyame naga ari bumwe 100 byo gusohoka. Uyu mwana ahita agira agahinda gakabije. Tangira avuga ati bagenzi banjye abo tungana urubyiruko tugendana kubera iki nta kazi afite. Ni cya kindi ndi kwinjamo nanone cy'ubukene. Niba nta kazi afite akaba abona atunze amamiliyari n'abamiliyari, ari nayo mpamvu uzumva ngo abana bo mu bakire barananirana. Abona ubukungu bwase akumva bugomba kumubaho. Kandi se nawe afite imishinga yagomba gukora. Uyu mwana rero kubera ko atari no guhabwa inzira agomba kwinjiramo cyane, birangira agize agahinda gakabije kubera ko arashaka kuryoshya mu mitungo yase, kandi se nawe ari gukorera we agakorera n'abandi bana bavukana. Naho umwana ugeze muri adolescence rero aba yumva ibintu byose bigomba kubibye. Hatekereze bari umunabe b'imyaka 8 b'imyaka 10 agatangira kuvuga ati nge ndi umugabo papa yakagombye kumpaye amafaranga. Yagombye kumeza amafaranga. Yagombye kumpa amafaranga nanjye nkirwanaho. Social media zo zaje bihuhura. Social media rero yo yarabyangije burundu. Mwana ajya kuri social media akabona urukweto rugura 100,000. Kubona ipantaro igura 80. Yego. Yarabuka ihagaze uko iteye ipasi
iyi ngiyi nyambaye naba ndi umuntu ufatika. ati abakobwa bose banyemera. Ntugira ngo hari n'ikindi rega, abakobwa bose banyemera, abajyama tugendana bakantinya, bakabona ko ndi umwana wo kwa runaka. Kandi wibuke ko nta hantu uyu mwana akora. Ibi bintu rero iyo atabibonye, ikintu akora ni iki? Ahita ajya gushaka wa mugore ubifite. Ariko nanone byavuga ngo nk'ibyaro uko ibyagiye, sibyo? Umwana w'umukire wakuze iwabo batamwubakamo icyo kintu cy'uko agomba kwigira, agakura bamuhereza amafaranga yo gusohoka no kugira kujya n'iki byose, ese kugira ngo azakure umuntu atekereza ngo iki? Ubwo ruhare rw'ababyeyi rwo ntirujya rubaho? Uruhare rw'ababyeyi rurimo cyane. Uruhare rw'ababyeyi rurimo cyane, kuko ubundi uretse ko umwana ugeze muri adolescence ararushya pe, uranamubwira ntakumve. Uyu mwana ugeze muri adolescence abazi ko ari we mwiza kuruta abandi, abazi ko ari umunyabwenge kuruta abandi. Umwana ugeze muri adolescence abazi yuko nta kintu cyamukanga, doko ibintu byose aba yumva birusha abandi. Papa we uri umusaza, reka mukecuru byihorere, aba yaratangiye no kukwita mukecuru. Oya mukecuru byihorere, oya muzehe, ibi ngibi ntabwo bikigezweho. Icyo umubwiye ntashaka kucyumva, icyo umubwiye arakwereka ko yagutambutseho. Kubera iki? Atari ko mukecuru wowe uragira ngo tujye duhora twambaye za rumbiya, reka kubera iki? Umubujije kwambara yadeshe, umubujije kwambara ijipo ingana n'umukandara. Ariko twibuke ko uyu munsi dufite n'abamama nabo bambaye ijipo imeze nk'umukandara cyane. Uyu mwana rero wakubonye wambaye ijipo imeze nk'umukandara kandi uri mama we, ntutekereze yuko uzamubuza kwambara. Noneho umukandara se munini hari se kuri ntuza kukese, ubwo se ndabyita agakira ntago mbizi, agashumi kazirika ikanzu mu nda. Yego, nuko nguko bimeze. Doko hariho n'igihe umwana ari twebwe tumuha urugero rw'aho agendera cyane. Ndi kureba intambara zawe ziri kuri social media, hari umukobwa bajya bashinja kwambara ubusa nawe, ujya witwa Mike ukina amafilime. Abantu bajya bamushinja rwose kwibagirwa kwambara akabunoza. Hase ubundi simbona abantu barabyibagiwe. Ibintu byo kwambara ubundi abagurisha imyenda ahubwo ntago mwahombye, mutubwize ukuri. Cyane abagurisha imyenda y'abakobwa b'urubyiruko, abahungu umenye bambara, abahungu barambara, akabakobwa kugira ngo yambare Imana ya Nyagasani. Reka abantu bacuruza imyenda y'urubyiruko byo bararushye, nta bakiriya babona, cyane urubyiruko rw'i Kigali. Uriya mukobwa rero bamushinja ngo burere buke, nta kindi kintu uramenya wowe murebye, hari ibyo watasengura kindi. Miki rero uretse ko buriya ntago mba narakurikiranye n'amakuru ye 100%. So washwanye narajise harya barabasheri. Yego, barashwana. Ntago biba byoroshye rube. Byashoboka uyu munsi hari abantu bavuga ngo abana b'iki gihe bafite uburere bukeya. Ibyo bishobora kuba ukuri. Yego, kuko umwana inshuro nyinshi hari igihe rero bukura ku babyeyi bombi. Kandi aba babyeyi nabo ugasanga hari igihe bambabarire, ntago wenda ndi kuvugira kuri Miki 100%, reka mvuge n'abandi bose. Umubyeyi niba atitwaye neza ntago umwana yakwitwara neza. Niba ndi umubyeyi nkaba mba mu kabari, ariyo gahunda yanjye, nzabuza gute umwana kuba mu kabari? biragoye. Nzabwira umwana ngo taha ujye mu rugo, kandi aza aho nsize yakwicaye se iryo cupa riryohera nawe rikamuryohera. Niba ndi umubyeyi twari duhereye kuri icyo kintu, wenda tuvuge nk'icyo cy'imyambarire, nkambara mbunuje, kuki umwana wanjye ndi bumusabe kutambara bunuje? Oya, wowe ngomba no gukuraho burundu, kubera ko njyewe nabunuje wari bukureho burundu. Rero uburere ababyeyi uko twitwara hariho igihe bigenda bikafekta n'abana, bikabakurikirana. Ugasanga uyu mwana inshuro nyinshi abayeho agendeye ku cy'ababyeyi bamuhaye, ariko kuko ari urubyiruko wahita barengaho. Niba mama wawe anywa mitsingi, wowe urajya kunywa harya za zindi bazita ngo Imana Nyagasani, urajya kunywa Siriminofu, si byo se? Niba
mama wawe anywa igipirimusi byanze bikunze nawe uzanywa turubo. Turubo se ikaze kurenza mitsingi ikurenza primus. Uzanywa turubo cyangwa umwe virunga yego bitewe n'ubushobozi bwawe. Ariko noneho iyo wabasha gukora ku dufaranga dufatika, abantu bo muri filime umenye ngo bajya bagira amafaranga menshi. Mama wawe akaba anywa primus byanze bikunze rikeri z'ubwoko bwose nawe uzazimenya. Nuko nguko gahunda ziba zimeze. Nukuri icyo bavuga ngo inyana ni ya mweru cyangwa impfizi byaro ko ibyagiye, uyu mugani abanyarwanda bawuciye ntago bibeshye. ntago bibeshye. Abonye rero we na Regis rwambikanye, ariko ikintu yavuzemo gikomeye Regis yavuze ati Miki wowe depression ufite y'imyitwarire ufite itari myiza ibikomora mu kuba warafungishije nyoko kubyara akaba kati imyaka 25. Ariko reka mbabwize ukuri, buriya mama wawe uko yaba ari kose, ibibi yakora byose, aho yagenda hose, imyitwarire yagiriye ariyo yose, aba ari mama wawe. Miki byo hariho igihe umureba gutya no ku maso ugahita ubona ko afite depression no mu mivugire ibyo urabibona. Niba yarakoze ikosa ryo gufungisha mama we, ntabwo ibi bintu byamugwa amahoro. Kuko icyambere cyo hari abantu bari bumushyireho pressure. Avukana n'abandi bana mbese simbizi, abaye avukana n'abandi bana, abo bana ntiyazabakira. Uyu mama we afite umuryango akomokamo, kuba yarakubyaye, ariko wibuke ko abafungishirije umwana. Uyu mama wawe afite papa we Miki simbizi. Niba hari umugabo yari afite, bashobora kuvuga bati ibyashyano ry'umukobwa ryadukozeho ridufungishiriza umujyama. Ega hariho n'igihe umugore ashobora kuba ari umugore ariko ari umujyama w'abantu. Yego. Mise kesi mufunga ntago ari amakuru y'ukuri. Ibyo Regis yavuze niba ari bya bindi by'abashwana buri wese akavuga ibyo ashaka. Umugore afungiwe gucuruza no kunywa urumogi. Gucuruza kunywa, ndumva ari ibyo ngibyo yavuze. Abantu bahanganye rero buriya reka nkubwize ukuri, baba banaziranye. Ko Albert buriya ntago tuzashwana njye nawe tutaziranye, ntibishoboka. Kandi njyewe nawe iyo twamaze kumenyana tugirana amabanga menshi. Hari ibyo nkubwira, nkakubwira iby'iwanjye ukambwira iby'iwawe, nkakubwira ibyaho nkomoka ukambwira ibyaho ukomoka. Ibi bintu rero iyo mudateganya kuzashwana, mubivuga mwumva muri ari byiza, mwumva muri proud y'ibyo bintu. Ariko iyo mwashwanye ntawe uhereza undi akabanga. Ari nacyo kintu njya mbwira abantu ngo umuco waracitse. Shaho wazamenye ko uyu muntu mwigeze gukunda naho kamwita ryiza nawe akakwita ryiza, mukareka gusererezanya ngo mwinjire muri buri kamwe kose. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo uyu Miki, niba Regis ibyo ari kuvuga ari ukuri, ko mama wa Miki anywa urumogi akana rucuruza, akaba ari byo bamufungiye. Regis ubwo yaba afite amakuru, ko yakundanye na Miki nyine arabizi, si byo se? Yego, yaba afite amakuru. Ariko kubikubita nanone kuri social media hari ibintu ntajya nemera. Gusa ibyo bintu Miki yarabikoze nayo byamutera depression yo ku rwego rwo hejuru. Byamutera depression ku rwego rwo hejuru cyane. Noneho kuva Regis yabishyize hanze, ubwo Miki nyine agiye kujya mu burira ryama anabura ibitotsi. Depression ishobora gutera umuntu ku buryo ibyarirwa kwambara. Yego. Kajya kugura ukagurira depression. Oya, ako ko sinkemeye. Kujya kugura ugura ibyo watekereje. Ariko kuko uza kwambara nkuko wari ubibajije mbere, byo birashoboka. Depression ishobora gutuma usohoka mu nzu wambaye inkweto zibusanye. Depression zishobora gutuma uva mu nzu ukambara nk'agakariso, warangiza ugakubita ishati hejuru ugatekereza ko wambaye ikanzu. Birashoboka. Ariko warayiguze yita ikanzu, cyaba ari ikibazo.
agashati warakaguze ukita ikanzu yego waba ufite ikindi kibazo mu mutwe. kuko impamvu nari nkubajije nuko nyabona nyine bamushinja kwambara nk'uwabyibagiwe. ashobora no kuba yaranabyibagiwe. ubwo rero mubaze ko murashobora kujya muri supermarché akagura imyenda ihwanye n'agahinda afite. Ntabwo bishoboka. ibyo byo ntabwo bishoboka. Agahinda gatuma wambara nk'uwabyibagiwe. ubwo nanjye kubazanuka bakavuye. Oya ibyo byo ntabwo bishoboka. ariko none se turebe dukome n'ingasire. ubundi umubyeyi we nubwo ubuzima bwamucanga umubyeyi w'umubyeyi yarasanzwe ari umubyeyi utari gito. yarasanzwe ari umubyeyi w'umubyeyi koko ureberwamo ufite uri muri ya ndorerwamo tureberamo umuntu w'umubyeyi. Yego yamenya inzira zijya mu rumogi. niyo mpamvu nakubwiye nyine inyana ni iya mweru cyangwa ngo imfizi byara uko ibyagiye. urumva niba ari umubyeyi nk'urumogi abana bazanywa rwinshi kurenzaho. si byose cyane bisobanura ngo niba mama wa Miki nk'urumogi ubwo Miki nawe yaba nk'urundi. Miki nawe yaba nk'urundi rumogi. rero uretse ko bajya bavuga ngo n'umwana arivukira njya nirinda kuvuga ngo reka ndeka guca imanza. kandi koko nibyo guca imanza si byiza. ntabwo ari byiza yego. ariko Miki imyambarire ye no kuba mama we nk'urumogi hari igihe wabihuza. hari igihe wabihuza. bibaye ari ukuri ese nyina yaba ari umwana ugasorokera muri Miki. aho ngaho ntabwo nawe n'umwe nyina yaba imyitwarire yakagize ikagirwa na Miki. ariko byo nubwo tuba duseka ariko birababaje. umubyeyi udukurikiye nagiye mbona bwashize nyakubahwa perezida wa repubulika ari kwiyamamaza ageze i Nyamirambo. umwana aramusaba yateruye akana. akana rero mu gusaba perezida karamusaba ati mbabarira ufungure papa. uzi ikibabaje uriya mupapa baramufunguye ubu yarongera afungirwa ibiyobyabwenge kubicuruza no kubinywa. ngaho mbabarira umbwire. ibaze umubyeyi urira abana uko ubuzima bwagucanga bwose. umubyeyi usanzwe ari umubyeyi ufite umutima w'umutima. ntekereza ko atajya gushakira inzira mu rumogi. oya ubundi reka nkubwize ukuri Rube. buriya niba hari ikintu kibaho n'ibibazo ufite ntabwo ari ngombwa ko abana babimenya kuko niweho wa mbere wo kugira ngo ukomeze ba bana. ni nawe wa mbere. none se nk'uyu mupapa umwana arabimusabiye ati nafungurwa buracyarongera asubiramo. uyu mwana ushatse kumbwira ko nagera ku rwego do kwaba mukuru atakiri wa mwana uterurwa utekereza ko azitwara gute? agahinda azaba yaratewe n'umubyeyi kazatuma akora ibyo atagomba gukora. uyu mwana usibye ko ashobora kugira ubwenge akivukira akavuga ati hari inzira papa yanyuzemo njyewe ngiye guca ukubiri nayo. ariko we usibye kunywa urumogi yarunywa agakora n'ibindi birenze kurunywa. akavuga ati na papa nuko namusanze ashamana ujya mwemerana za karande burya zibaho. rwose hari umunyamakuru buriya kuba Miki yakwitwara gutyo nabyo birashoboka. birashoboka ko isuku igira isoko. isuku igira isoko disi ngo n'umwanda ugira akazu. umwanda ugira akazu. ese n'ibyo umwanda byaraje. n'ibyo umwanda byaraje. isuku igira isoko umwanda ugira akazu. nahinze by'isuku gusa. oya nuko bimeze. umwanda ugira akazu. nahinze by'isuku gusa rwose. ariko social media ziraza gusaza abantu. social media zo ni mbi. ibyari ubwiru social media zo ni mbi kubera ko social media ikibi cyazo nuko ntago tumenya kubika ibanga ryacu. ntago tubimenya. kandi noneho nawe uzi ibanga ryanjye ntabwo uri bumpishire. turapfa gatoya byanze bikunze tubishyire hanze. kandi ibi bintu biri kwangiza abantu. biri kwangiza abantu. ni ibingibi ubona ngo bakoze ubukwe bwiza bw'igitangaza ngo bwa miliyoni 40 nyuma y'umwaka ngo uzi ko babantu ngo bashwanye. ni ukuvuga ngo baba bangije imitima ya benshi
wa musore washakaga gushaka akanga gushaka, wa mukobwa wari gushaka akavuga ati Mana Nyagasani nguri ibishyingiranwa nzagenda nsohoke ntagira ni kamambiri zo kwambara, akaba bivuyemo. Hari n'abantu benshi babyibazaho ngo kuki urubyiruko rw'uyu munsi rudashaka. Ni ibi bintu bari kubona kuri social media, ni ibintu byose batugaburira kuri social media. Ibi bintu ni bibi wamfura. Ariko ikibazo se cy'abantu izisana no munota umuntu aza kuri social media ati nakoze divorce ndo mu divorce, akaza yari nzahaje umugabo uratwaye imodoka, ariko sindabona umuntu atanga ubumya kuri YouTube avuga ati nyembaye neza n'umugabo wanjye, sibyo? Asaba n'ubufasha ngo nsanga ubuzima bwe bwarahindutse. Abantu rero nabo rero biri kwikundira ibyo bintu bibi mu matwi yabo. Niyo umuntu aje ataka ati ngende mu divorce byangenze gutya na gutya na gutya, sibyo? Akaronka ibyo bintu. Ese ubundi kutise ariko Mana ntago nzi ukuntu ngende bubivuge. Ni nayo mpamvu hari abantu basigaye bahimba ibintu nk'ibyo. Ari ikintu giherutse kumbabaza mu minsi yashize. Umugore yarahimbye himba ko umugabo we batandukanye batakibana, yabanje guhimba ko amutesha umutwe ko agira gute, ahimba ko batakibana agira gute, juste hinjiramo abo bantu baba diaspora bahita baza birukanka bakagukubita ifaranga. Yabihimbye kuri social media? Ntago yabihimbye kuri social media, yabihimbiye umuntu ngo bahoze baturanye. Mana we, ni inkuru ndende. Ariko byarangiye nyine uyu mugore ataye umugabo n'abana mu nzu, asanga wa mu diaspora. Haciye iminsi wa mu diaspora nawe aramutagaruka mu rugo, ntumenye ikibazo kiba kiri hagati aho ngaho. Ni ukuvuga ngo wa mudamu yaje gusanga mu diaspora asize umugabo n'abana. Mu diaspora abanye igihe runaka, amezi 10. Wa mudamu arongera aramuta, umugabo ngo yaratashye avuye ku kazi asanga umugore yicaye mu rugo. Amezi 10 baramubuze. Amezi 10 yaramubuze sha. Mbabarira umbwizo kuri nawe nk'ibyo bintu koko nibiki, asize abana b'impinja mu rugo. Nibwo ntago yari guhamagara nka Rebecca bimujyanara. Ntago mbizi burya ibanga riri hagati y'umuntu mwashakanye. Abantu bashakanye buriya bagirana amabanga menshi. Nubwo dusebanye, nubwo twandagazanya, hari ukuri tudashyira hanze. Hari ukuri umuntu adashyira hanze akavuga ati binda byibikiye, cyangwa nawe ukabuzi ko wari umunyamafuti ukavuga uti reka nceceke, ariko mbaye nduriya mugabo ntago uyu mugore yandarira mu nzu kabiri. Ntago byashoboka. Kabone naho twaba tutabana mu cyumba kimwe, sibyo? Abantu bihangane dutuye i Kigali aho indege zinyura. Ariko icyo nshaka kukubwira ni kimwe, ntago mbizi ndi umugabo ntago uyu mugore yambera mu nzu, ntago byashoboka. Oya nasanga ari no mu rugo yicaye aho ngaho. Kuba ari mama w'abana ni mama wabo, ariko aba bana bamaze amezi 10 baramubuze. Ariko nahamagara abantu nti mwe mushatse ahantu mu mujyana. Yamushatse ahantu mu mujyana abagiye amanza tuze, hanyuma muzampamagare mumbwira aho yari yaragiye n'ibyo yari arimo naho yabaga n'icyamukuye mu rugo. Yamanza kabinsobanurira. Ntago namucumbikira mu nzu kabiri. Oya. Cyakora mpamusanze saa 6 z'ijoro, namwihorera akararaho muri saro kugira ngo, cyangwa se nkareba kandi kumba mushyiriramo matora kugira ngo hatagira igikoko kimurira hanze cyangwa akagira umuhohotera. Ariko ejo nahamagara mama we na papa we na bene wabo nkababwira ati nimuze mbabwire ati uyu muntu ni muwe mumusohoye dore amezi 10 yarashize adahari. Ziko haburaga habiri kugira ngo byayende divorce igira bikunde. Oya divorce se guta umwana urugo amezi 6 umwaka n'amezi 12 barabyongeye se. Ariko narone nagiye mu masezerano bakabidusomera. Albert yarasezeranye di. Narasezeranye. Ubu ni umugabo w'umugore mbere y'amategeko. Ushatse kubivamo byagukoroga. Yego ko nanjye byanywesha icyuya. Byakubiza icyuya. Kumanika kare akaboko. Kukamanura biragora. Imana izamfashe neza. Imana izabikurinda ubuzima bwawe bwose. Izabukurinde. Niko bimeze. Niba twari turi kuganira kuri uwo mubyeyi muri gereza we mu mutwe we, nimba koko hari amakuru umwana yaba yaratanze kugira ngo abe ari muri ubwo buzima, ubwo mu mutwe we yakira ate?
uyu mwana cyangwa uyu mubyeyi umwana turamujyaho nyuma. umubyeyi umwana yatanze amakuru y'uko acuruza urumogi cyangwa anjyanara, ntabwo mbizi. Burya ibanga riri hagati y'umuntu mwashakanye, abantu bashakanye buriya bagirana amabanga menshi. Nubwo dusebanye, nubwo twandagazanya, hari ukuri tudashyira hanze. Hari ukuri umuntu adashyira hanze akavuga ati ibi ndabyibikiye, cyangwa nawe ukaba uzi ko wari umunyamafuti ukavuga uti reka nceceke, ariko mbaye ndi uriya mugabo ntabwo uyu mugore yandarira mu nzu kabiri. Ntabwo byashoboka. Kabone naho twaba tutabana mu cyumba kimwe, sibyo? Abantu bihangane, dutuye i Kigali aho indege zinyura. Ariko icyo nshaka kukubwira ni kimwe, ntabwo mbizi, ndi umugabo ntabwo uyu mugore yambera mu nzu, ntabwo byashoboka. Oya, nasanga ari no mu rugo yicaye aho ngaho. Kuba ari mama w'abana ni mama wabo, ariko aba bana bamaze amezi 10 baramubuze. Ariko nahamagara abantu nti mwe mushatse ahantu mu mujyana. Yamushatse ahantu mu mujyana abagiye amanza tuze, hanyuma muzampamagare mumbwira aho yari yaragiye n'ibyo yari arimo naho yabaga n'icyamukuye mu rugo. Yamanza kabinsobanurira. Ntago namucumbikira mu nzu kabiri. Oya. Cyakora mpamusanze saa 6 z'ijoro, namwihorera akararaho muri saro kugira ngo, cyangwa se nkareba kandi kumba mushyiriramo matora kugira ngo hatagira igikoko kimurira hanze cyangwa akagira umuhohotera. Ariko ejo nahamagara mama we na papa we na bene wabo nkababwira ati nimuze mbabwire ati uyu muntu ni muwe mumusohoye dore amezi 10 yarashize adahari. Ziko haburaga habiri kugira ngo byayinde divorce igira bikunde. Oya, divorce se guta umwana urugo amezi 6 umwaka n'amezi 12 barabyongeye se. Ariko narone nagiye mu masezerano bakabidusomera. Albert yarasezeranye di. Narasezeranye. Ubu ni umugabo w'umugore mbere y'amategeko. Ushatse kubivamo byagukoroga. Yego ko nanjye byanywesha icyuya. Byakubiza icyuya. Kumanika kariya kaboko. Kukamanura biragora. Imana izamfashe neza. Oya, Imana izabikurinda ubuzima bwawe bwose. Izabukurinde. Niko bimeze. Niba twari turi kuganira kuri uwo mubyeyi muri gereza we mu mutwe we, nimba koko hari amakuru umwana yaba yaratanze kugira ngo abe ari muri ubwo buzima, ubwo mu mutwe we yiyakira ate? Uyu mwana cyangwa uyu mubyeyi umwana turamujyaho nyuma. Umubyeyi umwana yatanze amakuru y'uko acuruza urumogi cyangwa uyu mubyeyi aba afite ikibazo gikomeye. Aricara akibuka ko uyu mwana yamutwise. Akibuka ko uyu mwana yamugiriye kugisa. Yego. Akavuga ati iyi ndivamo. Wari wumva umubyeyi uri kuvuga gutya? Atari kirishyano iyi ndivamo. Uzi umubyeyi uvuze gutyo? Abakuvumye. Muzirinde umuvumo w'ababyeyi. Uzirinde umuvumo w'ababyeyi kuko burya umuvumo w'ababyeyi urafata. Umuvumo w'umubyeyi urafata. Buriya hari umuntu wigeze kutubwira ati umubyeyi wawe ikosa yaba yakoze iryo ari ryo ryose uzamufate nk'umubyeyi wawe uko yaba ari kose, kubera ko umubyeyi yakuvumye kugira ngo umuvumo uzakuvaho biragora. Ariko bitabujije yuko hariho n'ababyeyi babi. Yego. Ababyeyi babi nguko akaba ari umubyeyi mubi, unywa iryo tabi, anywa iryo cupa, yinjiza abagabo, umwana yarivukiye ibyo bintu ntabikozwe. Akajya namwiyamati mama wamba bari ibi bintu ntubikore, nyina akamwangira. Uyu mwana agafata inzira akigendera akitandukanya nawe. Ntago umuvumo w'uyu mubyeyi wagufata. Byo biratandukanye. Ariko uri umwana wabashije gutesha umutwe umubyeyi bene ako kageni, arakuvuma bikemera. Arakuvuma akakuvuma. Ati genda karubanda ati ruko uzabigicamo. Ati uzikorera amashashi ku musozi. Yewe wambara nk'uwe byibagiwe. Mwambaye kwibagirwa we. Ariko shaka ko hari igihe
polisi yigeze gusa nayo izajya ikurikirana ibyo bintu n'abo bantu byaje guhagarara bite basinze aho polisi yagiye niba yarabonye ariko kazi yakirirwamo gusa ibindi bigahagarara menya yarabonye ibyara oya hari ibyo ureba cyakora ukabona biteye umutwe Albert ibona yabonye ibyarabaye byinshi ibona ntago yabivamo uretse ko ibyaha ari byinshi hari ibyo tutazakurikirana wa mugani ibyo ngibyo byo ni ibyo ngibyo nyine umuco warivanze byarivanze naho umwana we rero ushobora gutekereza ko yafungishije nyina cyangwa se nyina ari muri gereza kubw'uruhare yagize uyu waracanganyikirwa aracanganyikirwa hari ikintu ukora ugasigara ukicuza kandi utari bubashe kukigarura ibyo kandi abantu benshi barabibona ubundi bajya bavuga ngo umenya agaciro ka robine y'amazi yagiye ako kantu urakumva cyane ni ukuvuga ngo ushobora kumenya agaciro k'umubyeyi wawe yego ari uko atagihari ushobora kumenya agaciro k'umubyeyi wawe ari uko ari muri gereza nta makuru bafite ariko umuntu muri kumwe ni umuntu uyu muntu nushaka uzamuha agaciro uko yaba yameze kose cyane cyane iyo ari uwawe yego umuha agaciro rero naganiriye n'umubyeyi arambwira ati bano bagore ndi kubona ngo bagiye kurega divorce nkabona birirwa basambana mpita ntekereza ati mwebwe nimuha agaciro ko mufite abagabo shaka njye akanjye nditekereza ko muri kubima agaciro ntekereje ko umugabo wanjye akatiye burundu nkareba ukuntu umugore ushatse ufite umugabo ajya gusambana asize umugabo we mu nzu ibyo bireze Albert ibyo bireze muri uyu mujyi wa Kigali ni mu mujyi gusa se no mu cyaro ko bibamo mu cyaro barabikora ku buryo bagufashe uri umugabo baguca inka baguca nk'ibihumbi 600 ukaba aho ngaho bafashe imyenda yawe na bogesa n'ipantaro turayaduha byadukunze urayaduha ugahamagara umugore ati umva mfatiwe mu cyuho ngwino nkwereke bikarangira uyatanze urugo ukabura urusahuye kabiri ugizeyo wahonze uwo mugore ukagira nayo umuryango uguciye icyo ni ikibazo cyane rwose ariko ngo hari n'abagabo babikoraga nkana ukabona nk'ubukene bwabishe hari umuryango nzi ngo wigeze kugira crise ku buryo banki yari igiye guteza cyamunara hakaba hari umugabo rwose wari warazengereje uwo mugore umugabo aramubwira ati n'ubundi wowe mwemereye ariko uzamubwire muze mu rugo umugabo yigira munsi y'igitanda undi mugabo araza baraganiriye hanyuma bamaze kuganira rero mu gihe bageze gukora iby'umugabo yazaniwe muri urwo rugo umugabo munsi y'igitanda n'umuhoro ati ndakwica birarangiye ndakwica arapfukama rwose apfukama imyenda yose iri ku ruhande yesu we ayiwe ngo bamukuyemo amafaranga da cyamunara irahagarara ayatanga none agomba kwishyura ideni ariko uba ugomba no kuryishyura turabaje yaryishyura atari yanakora n'ibyamujyanye ariko abantu batakaje ubumuntu byonyine ubwabyo nubwo atakora icyamujyanye yamaze kubona ubwambure bw'umugore utari uwe umugore nabonye ubwambure bw'umugabo utari uwe sibyo abo bantu ni abaturanyi kujya agenda mu muhanda agahura n'uwo muntu yabonye ubwambure nibyo nubwo yayatanga n'ikibazo mukagikemura ariko si ikimwaro n'igisebo gikomeye bikomeye ariko murahura se bikagenda gute aba bagabo babiri bombi se nibajya bahura bizagenda gute umwe ntabwo azagonga undi birashoboka ko yanamugonga rwose hari ikintu ushobora gukora ukazana icyo bita inzigo ikomeye cyane kugira ngo uzayirandire bikazakugora yego yamuciye ayo mafaranga arayamuha n'ibiti byose akemura n'ikibazo simpamya ko ari ubwiyunge ndetse bugenda bukagera no ku bwonko uzi ko hari ubwiyunge ariko butagera mu mutwe uzi ko hari imbabazi ariko utanga ntizigire ntacyo zimaze imbabazi zidafite icyo zimaze genda n'ubundi ntako nakugenza ariko n'ubundi buri gihe cyose imbabazi zigeretseho ibindi bintu ntabwo aba ari imbabazi ntabwo ari imbabazi umuntu akubabarira akubwira ngo ndakubabariye ariko
ngo biba byapfuye. oya izo ntabwo ari imbabazi ntabwo ari imbabazi tujye tuvugisha ukuri. ariko urumva nyine bari barabipanze. Baramupangiye nyabo. Baramupangiye amafaranga arayatanga. Hari n'undi nawe ngo wajyaga abikora bakiyaranja uwo mugore ariko nta kiganiro wigeze kubona cyaciye kuyihecanura ntabwo nibuka cano cyaciyeho ari umugore uri kubivuga ukuntu umugabo we yamucuruzaga icyo kintu bakaba itaratumye banatandukana ariko byaciye kuri za cano zikunda gutanga ubuhamya bw'abagore barira nyine umugabo we yaramucuruzaga cyaciye ku isimbi ariko uvuga uburyo umugabo we yamucuruzaga akajya amuzanira abagabo bakagenda bakicara mu kabari shamani icyo kiganiro nuko nkibagiwe nuko nibagiwe ukuntu ayo ndi kukibuka ndi kureba nuko umugore ameze. Umugore yabivugaga isura igaragara se umugore yabivugaga isura igaragara nyine ariko bivuga ukuntu ngo bagendaga bakicara aba mu Bugande uyu mugore cyangwa wabonaga bivugira mu Rwanda yabivugiraga mu Rwanda kubera iki amaze ngo amazi kubera iki Rube kubera iki yavugaga uburyo umugabo we yamushakiraga abagabo bakaryamana bakamwishyura amafaranga uyu mugore yavugaga ko yabyanze kuko uyu mugore ikindi kintu yavuzemo yavuze yuko ngo umugabo yashakaga ko nyiri igipangu babagamo abegurira inzu imwe muri izo akamuhuza na nyiri igipangu noneho bagasohoka ngo bakicara ngo hari igihe mpise mbyibuka ngo hari igihe bagendaga ngo bakicara ari nk'abagabo 6 umugabo agatangira kurata ubwiza bw'umugore we yarangiza babagabo bakavuga bati waduhaye nimero ze akajya zibaha yarangiza akaza amubwira ati uramenye nyiri igipangu uyu munsi biramutse bikunze iyi nzu twayegukana ntitwongeye kumwishyura ubukode ariko ntago byabayeho hari ibyabaye araza amufatana n'umuntu ari wowe wamumuteje nanone ariko uwo mugabo yashakaga igihamya umugabo yashakaga igihamya yashakaga igihamya icyo kiganiro mana sinibuka umwaka cyabereyemo ariko narakibonye umugabo yashakaga igihamya abikora atyo araza aramusangana n'undi muntu hanyuma umenye ari naho havuye divorce yari arimo abivuga umugore ariko umugabo ngo mu guteretana kwabo muri fiançailles yabo uyu mugabo yarazaga umugore yanamubaza n'icyo akora ntashaka kukimubwira ntashaka kumwerurira ariko akabona ari umugabo we ufite amafaranga n'ibiki byose ariko umenye bari muri team ikora ibintu nk'ibyo ngibyo kwitwa bacuruza abagore babo cyangwa n'abandi gutyo ariko uziko akazi kabaye kenshi akazi kabaye kenshi akazi kabaye kenshi umuntu ajya kukandikisha muri ADB yandika ubuhe bwoko bwa business ntago mbizi ntago nzi iyo business uko bayita ariko satani rwose ageze ku marembo kabisa satani yaje nta mikino satani yajaje ariko nyine mu byo kuri nyine zina twabwiraga ababyeyi ko uriya nukora n'ikintu kibi uko myumva wakagikoreye kuri yego uri mwana atakimenya hari ibyo ukora urumva nk'umubyeyi arafunze umwana araho ngaho hanze wagize ngo bombi se ubwonko bwabo ni buzima oya bombi barakomeretse ariko iyo umubyeyi aza kubikora umwana atabizi ntacyo umwana byari kumutwara reka nkubwire Albert hari ibintu udahisha hari ibintu udahisha wankura umujyi ukaruhisha biragoye urunywa duhuye nabibona ku runywa ngeze ujya ubona nk'iki unywa amazi ya nuko ari ubonye mfite oya umuntu nk'itaba aragaragara naho waba utarinyweye naho waba umaze iminsi 2 utarinywa ariko biraboneka biragaragara buriya biragaragara cyane ku minwa uramureba ukabimenya ugahita ubimenya ko ari tumura nibyo ubwo rero ntibazagushuke bazashuke ngo ndinywe imyaka yo gushukwa nayivuyemo
imyaka yo gushukwa wayivuyemo narayirenze rwose. uretse ko uwagushatse cyangwa nta kuburaho kabyarawe wapi imyaka yo gushukwa nayivuyemo. nuko nyine ubushatse nta kubura mugabo yango imbe bifatirwa ikunda kunyura nuko nanjye icyo kintu naracyumvishije hari utugani ngenda numva gake gake imbe bifatirwa ikunda kunyura nibyo wagushatse nta kubura ariko agufatira ukunda kuburi uko ni ukuri ndabeshya se uko ni ukuri rwose wagushatse mu busambanyi ntiyakubura ariko ahagufatira ari ukunda kuburi yego wagushatse mu nzoga nta kubura ariko ahagufatira kukunda kujya yagushakira mu kabari nyine akagusangamo gushakira mu kabari banjye ni nkundira ubuzima bwanjye buri privé buriya ariko nibyo byiza nibyo byiza buriya ntuzajye no mu gakungu aya ntago ari keza agakungu nta kiza cyako tuzahure turi mu kazi ariko ntituzahure kuko tugomba kuba mu gakungu aho umwe agiye n'undi arahari muhore mwirukankana mwavuye aha ntago ari sawa nta kiza cyabyo ntuzabe n'abantu mu gakungu uzabane n'abantu neza amahoro mukundane ugire inshuti nyinshi ariko ntuzabe mu gakungu. Yego hari inama waha ababyeyi n'urubyiruko dusoza? Ababyeyi imyitwarire yacu tumenye yuko iri kwafekita abana twabyaye. Icyo ni ikintu tugomba kumenya. Uyu munsi imyitwarire yanjye izatuma umwana nyubaha cyangwa ntinyi cyangwa nyigane, kubera ko ibyo nkora uyu mwana nandeba arajya avuga ati noneho mama aranyica kubera izihe mpamvu, arabizi nawe ko hari ikosa yaguyemo, naho yaza yihagazeho, naho yaza avuga ati ubundi se aramvuga arambwira iki, ariko kubera ko azi ko weho ibyo bintu utabikunda utanabishyigikiye biratuma uyu mwana asa naho agutinyamo gatoya. Nanone reka twemere ko umubyeyi wakosheje, niba uri kugwa no mu makosa, niba hari ibintu uri gukora, irinde kubyereka abana bawe. Irinde kubyereka abana bawe kuko hari abana benshi bari kwangirika mu mitwe bitewe n'ibyo ababyeyi babo bakora cyane. Ngenzi umudamu yashwanye na mama we kubera imyitwarire mibi ya mama we. Bapfushije papa wabo, noneho mama we akajya azana abagabo, umukobwa akabwira nyina atari ko aba bantu baza hano ko atari data baba baje gukora iki. Urumva yaramaze kuba umukobwa mukuru. Ibyo bintu bakajya babishwanira kugeza ubwo umukobwa ashatse, nyina aramubwira tuzabyara ntakiriho, uzajya gutera imivumo y'ababyeyi. Ariko kuko umubyeyi yari ari mu makosa, umwana ntibyamufasheho. N'iyi saha bafitanye urwango rukomeye. Ariko nzi neza yuko uyu mubyeyi byanze bikunze aho bigeze akeneye uyu mukobwa we, kubera ko bamaze no gusaza. Akeneye umukobwa we. Ababwira abantu atari ko mwazamungiriye aho ngaho aherereye za Kigali, hakazaza kundeba ko ndi nyina wamubyaye. Ariko mbere ntago yabyumvaga. Rero hari imyaka tubamo ikadushuka tutazi ko turi gukura, kandi niba turi gukura aba turi gusiga inyuma nibo bazadusigasira. Yego, murakoze, Imana ibahe abadukurikiye n'abaduhaye ikiganiro Mama Mignonne, mwakoze cyane. Murakoze cyane namwe Ruben.